Bakunzi ba Iber Entertainment ndabasuhuje kandi bahaye ikaze hano kuri Iber Entertainment. Weho wamaze kuhagera ndagushimiye kandi nguhaye ikaze. Ndetse n'abatarakora subscribe ndabibutsa gukora subscribe kugira ngo ibiganiro n'ibindi byose bitandukanye byinshi tuzajye tubagezaho bijye bibasha kubageraho gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero tudatinze tugiye kurebera hamwe ubuhamya buteye ubwoba, ubuhamya burimo inyigisho, ubuhamya buri budusigire byinshi tugomba kuzajya tugenderaho muri ubu buzima, ubuhamya buri buduhe umurongo wa nyawo wo kugenderaho muri ubu buzima. Tukomeje rero dutangiranye n'umugore arimo atubwira ati iyo nasambanaga n'umusore nahitaga ubugingo bwe mbujyane kuzima ako kanya. Ikindi akomeza avuga ati kera bari barankigiye umukecuru ngo abe ari we tuzabana. Byagenze gute rero? Wahita wibaza ati byagendaga gute, niki cyabaga, byabaga bigenze gute kugira ngo ubugingo bwawe uyu mugore ahita bujyane kuzimu? Byabaga bitewe n'iki? Ese yabujyanagayo ashingiye kuki, agendeye kuki? Wakibaza uti ese ni buri wese yajyanaga ubugingo bwe cyangwa se ni bamwe mu bo yasambanaga nabo? Ibyo byose rero tugiye kubikurikira muri ubu buhamya bwe. Weho utega amatwi hatagira na kimwe kigucika, kuko ibi ni iby'ingenzi cyane, ni ibintu bizagufasha muri ubu buzima, ni ibintu birahita biguha umurongo ngenderwaho guhera uyu munsi. Kandi ikindi nabibutsa, ubu buhamya ntabwo bureba abagabo gusa, nta nubwo bureba abasore gusa, kuko namwe abakobwa nimutega amatwi neza muraza gusanga ubu buhamya bubareba cyane, dore ko ari buze no kugaruka ku musore watwaraga ubugingo bw'abakobwa akabujyana ikuzimu. Rero tudatinze reka dutangire atuganirira, atubwira uko byagenze. Yatangiye atubwira uti navukanye twavutse turi abana batandatu, mvuka ndi umukobwa umwe mu bahungu batanu, ndetse ikindi avuga ko yakuze abona se na nyina batabana. Ndetse akomeza avuga ati nijoro iyo nabaga ndyamye hari ipusi twagiraga yakundaga kuza ikaza aho ndyamye ikandyama iruhande. Ikindi akomeza avuga ati uko nagendaga nkura ndi mu myaka mike cyane, nko mu myaka 8, 10, najyaga kubona nkabona ikiganza cy'umuntu kiraje gishatse kunkoraho cyangwa se kikaza kikanankoraho. Nahitaga ngira ubwoba nkavuza induru. Navuza induru papa yahitaga aza kureba icyo mbaye, akaza nkamubwira uko bigenze, akahita ambwira ati ubwo ni ukuba waryamye udasomye iduha, cyane ko bari n'abasilamu. Maze yajya ajya kuryama agasoma iduha, ariko n'ubundi yamara kuryama, yamara gusinzira, yajya kubona akabona cya kiganza kiraje kimukozeho, n'ubundi bikaba iby'ubusa. Rero ibyo byakomezaga kugenda bimutera ubwoba, igihe cyaje kugera maze cya kiganza noneho nyiracyo arigaragaza. Uti byagenze gute rero? Umunsi umwe yagiye kubona noneho umuntu w'umukecuru araje amuje iruhande amukozeho, abona cya kiganza nyiracyo ni umukecuru. Uyu mukecuru yaraje aramubwira ati wigira ubwoba humura. Gusa ibyo byose ntibyatumye atagira ubwoba, ahubwo yagize ubwoba avuza induru. Yavuza induru wa mukecuru akahita abura, ise yaza kureba akamubura, ndetse akamubaza icyo abaye, akamubwira ko byagenze nk'uko yajyaga bimubwira mbere, ati hari umuntu uza kundeba iyo ndyamye. Ise akahita amubwira ati ubwo ni ukuba waryamye udasomye iduha. Gusa ibyo byararangiye, maze bukeye ise ahamagara umupfumu, araza muri cya cyumba atera imiti hose, maze birangije wa mupfumu aragenda atera n'imiti ahantu hose, hanze, mu nzu, imbuga arazenguruka, urugo arazenguruka. Ni ukuvuga ngo papa we yagiraga umupfumu we wamukoreraga utuntu nk'utwo dutandukanye. Ndetse akomeza atubwira ati mu buzima bwe akiri umwana ntabwo yajyaga yishima nk'abandi bana, kuko yakuranye ubwoba, ageze aho atangira no kujya yiheba, akajya ahora yumva afite agahinda kenshi. Ndetse igihe cyarageze yumva bitakiri na ngombwa ko azajya yirirwa abwira papa we ibyo byose byabaga byamubayeho, ibyo byose yabonaga iyo yabaga aryamye. Mbese ibyo uwo mukecuru wajyaga aza kumureba atangira kujya biceceka, niyongera kujya bivuga, ariko bigatuma akura atishimye nk'abandi bana ngo aseke akine. Mbese yakuraga ari umwana ubona ucecetse witonze, atari ubwitonzi bundi, ahubwo ari ukubera uwo mukecuru wazaga akamubangamira.
Ndagira ngo ukomeze wumve ukuntu Satani ari umugome, wumve imbaraga shitani afite, wumve abayoboke cyangwa se abambari Sekibi bafite hano mu isi. Uyu mugore yakomeje avuga ati akimara kwakira neza ko ibyo kuba uwo mukecuru aza kumureba atazongera kuvuza induru, noneho wa mukecuru yazaga kumureba agatuza ntavuze induru. Noneho wa mukecuru abonye asigaye aza kureba umwana ntavuze induru, wa mukecuru yatangiye kujya avugisha uyu mwana. Uyu mwana umugore akomeza avuga ati iyo uyu mukecuru yamuvugishaga uwo munsi yirirwaga afite ibintu by'ibibaraga bidasanzwe, kandi ngo iyo yamuvugishaga nta kindi kintu kizima yamuvugishaga, yarazaga akamubwira ati weho ujya ugenda ku bana ubakora mu mutwe. Ikindi akomeza avuga ko abana yakoraga mu mutwe babaga ari abana bangana, ariko agakora mu mutwe abana b'abahungu gusa. Iyo yagukoraga mu mutwe uri umuhungu yahitaga agutwara ubwenge, dore ko yari ageze nko mu wa 5 pirimeri, abana bose yakoraga mu mutwe ubwo mu ishuri byahitaga byanga bakahita bahinduka bazwa, ndetse ngo n'iwabo mu rugo byahitaga bihinduka, kuko Sekibi cyangwa se uwo mukecuru iyo yamutumaga gukora mu mutwe w'abo bana, ubwo bwenge nyine bwahitaga bujya kuri Sekibi. Ako kanya yahitaga abaye nk'aho agufurumase akagukuramo bwa bwenge wari usanzwe ufite akayita abujyana. Rero nimujya mubona abana kera yarumvaga yari umwana mwiza, mu ishuri yaratsindaga, ariko igihe kikagera ukabona nta gitsinda, ukabona nta cyumva, ukabona ari kunanirana. Rimwe na rimwe abatari we, rimwe na rimwe hari ikiba cyarabaye, rimwe na rimwe hari ikintu kiba cyaritambitsemo aho ngaho. Aho rero niho nshaka kugira ngo mutege amatwi, kugira ngo mwumve ikibazo gihari, ndetse mwumve n'aho muzajya muhera mujya gukemura ikibazo nk'icyo ngicyo mu gihe cyabagwiririye. Ikindi akomeza avuga ko buri uko uyu mukecuru yazaga akamusanga mu buriri nijoro akamukoraho, ari nako yagendaga amwongerera izindi mbaraga zo gukomeza gukora ibyo ngibyo. Gusa avuga ko iyo yabaga agiye gukora umwana mu mutwe ntabwo yabaga ari kubitekereza, ntabwo yabaga abigambiriye, ahubwo we yagaruraga ubwenge yamaze kugukora mu mutwe. Kandi ikindi akomeza avuga ko we ubwe yari afite ubwenge bwo mu ishuri yabashaga gutsinda, kuko izo mbaraga yabaga afite n'ubundi zamuhaga ubushobozi n'ububasha bwo gusobanukirwa buri kimwe cyose bitamugoye. Gusa avuga ko pirimeri yayirangije, ariko mu kuyirangiza ntiyigeze akora ikizamini cya leta gisoza pirimeri, kubera ko bya bibaraga bimurimo byo byamutegetse kutakora ikizami. Bukeye abyiyumvamo aravuga ati njyewe ntabwo nsubira ku ishuri, nta kizami nshaka gukora. Abivuga nta n'ubwo iwabo ise yigeze avuga ati kubera iki, nawe wigeze amubaza ngo ni iyihe mpamvu. We yaraje avuga ati ishuri ndariretse ndivuyemo, nabo baramubwira ati icara aho ngaho. Akomeza avuga ko muri uko kurangiza pirimeri yari akiri umwana mutoya. Reka dukomeze twumve ubu buhamya, reka dukomeze twumve ibyo uyu mugore adutangariza, reka dukomeze twumve aho bigeze, twumve aho iyi si yacu igeze Satani ayigira amajanja, twumve aho Satani ageze atugenda inyuma runono, ari nako tugenda dufata ingamba zo kurushaho kwiyegereza Imana no gusenga, kubera ko shitani aratwugarije cyane bikomeye biteye ubwoba. Uyu mugore akomeza avuga ko nubwo papa we na mama we batabanaga, bitari bivuze ko mama we atari agihari. Mama we yari ahari, gusa papa we na mama we mu gihe babanaga bari abakene, ubona ubuzima bwose bugoranye, ariko nyuma byaje kugenda ukundi. Papa we abona ubutunzi, aratunganirwa, hanyuma yita yirukana mama we ajya kwangara. Papa we yita yishakira undi mugore, bivuze ngo aho ngaho mu rugo yabanaga na se na mukase. Hanyuma ikindi kintu gitangaje yavuze ko nta mwana w'iwabo n'umwe wajyaga wiga segonderi, bose barangizaga pirimeri bakumva ntibashaka kwiga, kandi ntibari babuze ubushobozi, ntibwari bubuze, ahubwo ni ubushake bwaburaga. Yavuze ko rero akimara kwanga kwiga, nyuma yo kwanga kwiga no kutarangiza pirimeri ngo akore ibizami bya leta, yahise ajya kwiga imyuga. Buri wese wangaga kwiga bahitaga bamushakira ikindi bamwoherezamo. Rero yahise ajya kwiga imyuga, ari nako akomeza kujya agenda akora abana b'abasore bangana. Rero ngo yatangiye noneho kugenda aba umwangavu bya nyabyo, none hatangiye gukuramo, none atangira kujya mu basore. Iyo yagutambukagaho uri umusore, ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu wahitaga uza kumusaba ko mukundana.
ndetse uyu mugore akomeza avuga ko ikintu gitangaje iyo yajyaga kure ya se, uyu mugore ngo yararwaraga ndetse na se ntabwo yamererwaga neza, yararwaraga, byamusabaga ngo ahore hafi ya se na se ahore hafi yiwe. ngo kandi ikindi gitangaje, iyo yabaga yashwanye n'umugore, uyu mwana cyangwa se uyu mugore yabaga afite ubushobozi n'imbaraga zo kumugera iruhande ise agatuza, we n'umugore bakongera bakiyunga. ndetse ikindi gitangaje, nta kintu na kimwe yajyaga asaba se ngo akimwime, umwenda mwiza wose ashaka se yarawumuguriye, yarawumwambitse, kandi ikindi n'undi mwana uwo ari we wese wabaga ashaka ikintu yanyuraga kuri uyu mwana akakimusabira, ise yahitaga akimuha nta mananiza, kuko we yarayifitemo izo mbaraga zituma se ahita yemera buri kimwe cyose. ikindi kintu gitangaje, uyu mugore akomeza atubwira ko abasore benshi uko bakomezaga kugenda bamwitegereza, ari nako bakomezaga kugenda bifuza ko bakundana nawe, kandi mu by'ukuri ngo nta nubwo yabaga yasamaye, nta nubwo yabaga wenda yavuze ngo bumve n'ijwi rye, bamubonaga atambuka gusa kubera za mbaraga yifitemo, kubera bwa bushobozi n'ububasha yifitemo, bya bibaraga ahabwa na wa mukecuru, ibyo byose bikikora we ubwe bitasabye ngo abikore, bidasabye ngo akoreshe imbaraga izindi izo arizo zose. hanyuma ikindi akomeza avuga ko akimara kugera mu kigero cy'imyaka 15 ndetse na mbere yaho gatoya, mu nzozi yajyaga abona arimo asambana na wa mukecuru. kandi ikindi, uyu mukecuru yari yaramubujije kuzigera akundana n'umusore uwo ari we wese, yari yaramubujije ndetse no kuzabyara. bivuze ngo nubwo uyu mukecuru yamutumaga ku basore akajya agenda abakora mu mutwe, abatwara ubwenge, benshi bifuza gukundana nawe, bifuza kuba iruhande rwe, ariko yari yaramubujije gukundana n'umusore uwo ari we wese, yari yaramubujije ndetse no kuzabyara. ndetse ikindi kirenzeho gikomeye cyane, nuko nijoro yajyaga abona asambana n'uwo mukecuru, bagasambana bya nyabyo byo gusambana. hanyuma ikindi akomeza avuga ko nyuma y'aho ngaho hari umusore wamukundaga yaramwiziritseho, maze ajya kureba wa musore. uwo musore yabaga mu mujyi, yagiye mu mujyi rero ajya kureba wa musore, maze ageze yabwira wa musore ati uyu munsi ntabwo ndi butahe. we yagira icyari kibimuteye rero, we yagira ngo arebe ko bya bindi wa mukecuru yamubujije nabikora hari icyo biri bumutware, cyangwa se yagira ngo arebe niba nakora ibyo wa mukecuru yamubujije, wa mukecuru yarekeraho kumugendaho. ubwo yagumye kuri uwo musore wamukundaga amarayo iminsi 3, ndetse muri iyo minsi 3 yamazeyo bararyamanaga rwose, kuryamana byabayeho bya nyabyo. ndagira ngo mwumve ukuntu byagenze nyuma yo kuryamana, ndagira ngo mwumve icyabayeho, ndagira ngo mwumve icyakurikiyeho, ndagira ngo mwumve uko byagenze. kandi basore nongere mbabwire, bya bintu byacu byo kubona umukobwa ugasanga abasore bose baramusariye, rimwe na rimwe ugasanga umukobwa atanarenze, atari na mwiza, bya danje. burya mujye mwitonda, ujye ubitekerezaho, ugende gake, murabe mwumva ubu buhamya, nizeye ko muri kubutega amatwi kabisa. mujye mwitonda rwose, kuko bariya abantu akenshi abantu bose barangarira, abantu bose bashidukira, rimwe na rimwe hari ibintu by'ibibaragabaraga biba bibyihishe inyuma, ngira ngo murimo murabyumva. reka dukomeze twumva buno buhamya. uyu mugore akomeza atubwira ati nyuma yo kuryamana n'uwo musore wamukundaga bwa mbere, ntiyasubiye no mu rugo, ahubwo yahise ajya kwa bene wabo. hanyuma hashize ukwezi yaje kubona ko yasamye, ahita abona ko yasamye byarangiye, maze atangira urugendo rwo gutwita. gusa ngo akimara gusama, wa mukecuru ntiyagarutse kumureba, yahise ahagararira aho ngaho. igihe rero cyarageze afite imyaka 16 aza kubyara umwana. akimara kubyara umwana, wa mukecuru yahise agaruka. noneho yagarutse ahita amushyiramo ibindi bibaraga bidasanzwe, noneho amushyiramo n'ibibaraga byatumye yanga na wa mwana yabyaye, kuko uwo mwana yabyaye ntiyigeze amukunda na rimwe muri icyo gihe. maze noneho wa mukecuru akimara kumushyiramo ibibaraga, ni nkaho noneho yari amuhaye ubutumwa bwa nyabwo. kandi ikindi gitangaje, uyu mukecuru yaje yitandiye, yambaye ikanzu ndende y'umukara, yitandiye no mu maso kwa kundi abasilamukazi bambara. uyu mukecuru nawe ngo niko yaje yambaye mu myambaro y'umukara. maze uyu mukecuru amaze kumushyiramo ibyo bibaraga, noneho uyu mugore akomeza avuga ko noneho yaryamanye n'abasore benshi batandukanye. ngo rero ikintu cyabagaho iyo waryamanaga n'uyu
n'uyu mukobwa, cyangwa se ikintu cyabaga kigiye kubaho. Ikintu cya mbere yagutwaraga ubwenge, ikindi cya kabiri akagutwara umugisha wawe. Ni ukuvuga ngo ubwenge bwawe directly mu gihe muri kuryamana uyu mukobwa yahitaga abujyana ikuzimu. Kandi ikindi cya kabiri, nk'ibi bintu wari ufite ubutunzi se, ibyo wakoraga byagendaga neza, nyuma y'igihe, nyuma yo kuryamana nawe ukabona ntibikigenda neza, ukabona birimo biracumbagira, ukabona ntibikivaho biri. Ikintu cyabaga cyabaye ni iki rero? Wa mugisha wawe mu gihe waryamanaga nawe, umugisha wawe n'ubwenge bwawe n'amahirwe yawe yabaga yabikwambuye, yabijyanye kuzimu. Ikintu rero ikuzimu babaga babishakira n'iki? Ba bantu bose mujya mwumva ngo bagiye kuzimu gushaka y'ubutunzi n'amafaranga n'ubwenge. Ubwo bwenge bagenda bakabaha n'ibyo abangaba baba batumwe na Sekibi, baba bambuye abantu hano mu isi. Ndetse n'abagenda bagahabwa ubutunzi, bwa butunzi bwo mu isi. Umuntu waryamanye nk'abantu nk'aba ngaba, ubutunzi bwawe bakabutwara, umugisha wawe bakawutwara. Ibyo byose icyo babaga babishakira, babaga bagira ngo bazajye bagenda babiha ba bantu bajyayo kwaka ibyo bintu byose, ubutunzi, amafaranga, ubwenge, igikundiro. Ni ukuvuga ngo ukimara kuryamana n'uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore, yahitaga gutwara ubwenge bwawe, yahitaga gutwara n'ibyawe byose akabijyana ikuzimu. Bivuze ngo ubugingo bwawe yabaga bufite mu biganza, yahitaga bujyana ikuzimu ako kanya. Bantu mukora bikanga, bantu mwakoze mukagira ibintu mugacuruza bikemera bikagera kure, hanyuma igihe kikagera bikanga neza ugahomba, utazi aho igihombo giturutse, cyangwa se wari umunyabwenge, igihe kikagera ukabona ubaye umuswa neza burundu bikanga. Rimwe na rimwe ntimugashakire impamvu aho zitari. Mujye mwicara mutekereze neza, utekereze kuri ba bana bose wari, utekereze kuri bya bitendo byose wakoze. Rimwe na rimwe ushobora kuzasanga muri ba bandi bose washyize ku murongo harimo uwagutwaye ubwenge bwawe n'umugisha wawe. Rimwe na rimwe njya mbona mwirirwa mubivuga mubyidoga ati guza ibintu ngo kariya kana nagakoreye, guza ibintu ngo mani ngo kariya kana ngo ejo bundi ngo narindi kumwe nako gutya na gutya. Reka mbabwize ukuri, mwabivuga mutabivuga, mwabikora mutabikora, icyo ugomba kumenya ni kimwe: muri abo bose, muri baribona bose, cyangwa se muri abo bose baza imbere yawe bakwibonekezaho, bakwikururaho. Rimwe na rimwe hari igihe baba bashaka gutwara ubugingo bwawe, bashaka gutwara ubwenge bwawe, ubutunzi bwawe, umugisha wawe. Hari igihe baba bashaka kuwujyana ikuzimu, hari igihe aba ari intumwa za Sekibi. Mwitonde bantu banjye, kandi namwe bakobwa mukomeze mutege amatwi. Mu kanya muraza kumva ukuntu namwe ibyanyu byasubiwemo, mugomba kwitonda cyane, mukitondera abasore bari hanze, kuko abantu bose mubona siko ari abantu. Hari abantu bambaye uyu mubiri ariko ugasanga si abantu. Reka mbabwire rero, mukomeze mutege amatwi mwebwe. Mu kanya muraje mwumve buri kimwe cyose uko bimeze, ari nako tugenda dufata umwanzuro w'uko tugomba kubaho muri ubu buzima, kuko kubaho usa nkaho ntacyo witayeho, nta cyabaye, ni ibintu bishyira ubuzima bwawe mu kaga. Uyu mugore kandi akomeza atubwira ko akimara gusama wa mwana, nk'uko mbere yari yabivuze, yahise asubira muri famiye, aragenda, yaragiye ajya kubana na mama we. Amaze kubyara wa mwana, kubera ko n'ubundi atamukunze, yamujugunye nyina, amusigira nyina, ubundi arikomereza, ubundi asubira kwa se. Mwibuke ko se yari afite undi mugore, ngo yasubiye kubana na se na mukase. Hanyuma akimara gusubira kubana na se na mukase, mukase yaje gupfa. Mukase akimara gupfa, uwo munsi mu gitondo bakimara kumushyingura, ise yahise ashaka undi mugore. Wa mugore rero ise wundi yahise ashaka, yahise avuga ati aba bana bose bari hano ni benshi, simba ashaka hano. Ise rero yahise abirukana. Amaze kubirukana gutyo, nibwo yahise ajya asubira mu mujyi, ajya gushaka akazi yari akabonye ko gukora ubukiri n'ahantu hamwe ku nyubako imwe. Maze amaze kukabona, aho ni naho yabonaniye n'abasore benshi cyane. Ikindi kandi ngo buri musore wese wamusabaga ko bakundana, cyangwa se buri musore wese wamukundaga, kubera bya bibaraga n'ubundi yabaga yifitemo, nta kindi wabaga ushaka, n'ubundi wabaga ushaka ko muryamana. ngo kandi gusambana, buriya ngo gusambana ni icyaha gikorerwa mu maraso. Ni nayo mpamvu igihe mwabaga muri gusambana mwahuje umubiri, ngo cyane ko abo basambanaga bose nta n'umwe wagiraga agatekerezo ko gukoresha prudence. ubwo bwenge nta n'umwe wari kubugira, kuko ngiyo basambanaga nta prudence, nibwo babaga bahuje amaraso, nibwo babaga bahuje imibiri neza.
ariko kubera nyine ibibaragabaraga bya sekibi bya shitani byabaga biri kuri uyu mukobwa, nawe wamubona ukamushidukira, waba uri umunyantege nkeya mu gusenga, nta mbaraga z'Imana ufite, nta mbaraga z'Imana zikugose, nawe ukahita utwarwa gutyo, ukahita ugenda mwahitaga mugenda, ukahita ukorera aho ngaho, habe no gukoresha n'agakingirizo. Aravuga ati rero uko nguko icyaha kiri gukorerwa mu maraso niko bwa bugingo bwawe wowe wese nabaga nagutwaye kuzimu nakujyanye. Hanyuma akomeza avuga ko wa mukecuru yakomeje kujya aza kumureba akamwongerera ibibaraga, ari nako agenda ahura n'abasore benshi n'abagabo benshi. Gusa nubwo ngo ibyo byose yabikoraga, nta mutima w'urukundo na muke yabaga afite, nta byishimo na bike yabaga afite, nta muntu n'umwe yabaga afitiye impuhwe. Byabaga byose nawe nubwo yabaga yumva atabyishimiye rimwe na rimwe igihe yabaga agaruye ubwenge, ariko n'ubundi nawe mu kubikora nta rukundo na ruke rwabaga rurimo. Wenda hari igihe muba muryamanye n'abantu mukagira ngo barabakunze cyangwa barabishimiye, rimwe na rimwe nta rukundo ruba rurimo, ahubwo muba muri mu kazi ka sekibi, muba muri kuzuza imigambi ya shitani. Kugira ngo mwumve aka kantu, kugira ngo mugatege amatwi mwitonze. Uyu mugore akomeza avuga ko muri abo basore bose yahuye, yaje guhura n'umusore umwe. Uwo musore akaba yari yarabatijwe. Abo bose bahuraga mbere ntago bari barabatijwe. Bivuze ngo Satani cyangwa se uyu mukobwa yagiraga imbaraga ku bantu n'ubundi b'abanyantege nke, babandi b'abakristo bakijijwe akenshi byaragoranaga kubagiraho imbaraga. Rero uwo musore baje guhura wari warabatijwe, uwo musore yakunze uyu mukobwa, akajya asaba uyu mukobwa kenshi ko baryamana. Uyu mukobwa ariko ngo ntiyamugiriye impuhwe, akajya yanga ko aryamana nawe. Ariko mu by'ukuri ntabwo uyu mukobwa ari impuhwe yari agiriye uyu musore, ahubwo ni cya kimenyetso cy'amaraso, ni cya kimenye n'iza mbaraga, ni wa muriro wabaga ugose uyu mwana w'umusore, wa muriro w'uburinzi bw'Imana, cyangwa se cya kimenyetso cy'amaraso ya Yezu Kristo yari agose uyu musore. Imbaraga zavaga muri uko kubatizwa kwe, izo zatumaga uyu mukobwa asa nk'ugiririye uyu musore, agakomeza kwanga ko baryamana. Hanyuma ikindi akomeza avuga ko yaje guhura n'umusore ufite igikundiro, ugaragara nk'umusitari, wambara neza, uteye neza. Uyu musore nawe akaba yarakoreraga shitani, kandi uyu musore nawe yari yaratumwe ku bana b'abakobwa. Abakobwa namwe mwumve, mutagira ngo ni ku basore gusa bugarijwe, namwe mwatumweho, namwe ntabwo byoroshye. Uyu musore ngo yari yaratumwe ku bana b'abakobwa, nawe ngo ajye atwara ubugingo bwabo. Cyane cyane we misiyo yari iyo kujya aryamana n'abakobwa akabatera inda, kuko ngo icyo gihe bakimara guhura yari amaze kuryamana n'abakobwa 8, kandi bose yarabateye inda, yarababyayeho abana 8. Ikintu sekibi yabaga ashaka ko uyu musore ahura n'abakobwa akabatera inda, kandi z'abakobwa akababyaraho abakobwa, kugira ngo sekibi abone abakobwa bo gukomeza gukoresha indi mirimo, bagenda bayobya abagabo, bagenda bayobya n'abasore. Rero bakobwa namwe mwumve mwitonde cyane, mujye mwitondera bariya abasore bose baba bazwiho ko nta mwana n'umwe ujya ubacika. Rero abasore baba bazwiho ko barambika biteye ubwoba, rimwe na rimwe hari igihe baba bakoresha ibi bintu by'ibibaragabaraga. Rero umukobwa ukagenda ukaryamana n'umusore, ukagenda ukaryamana n'ubonetse uwo ari we wese uko wiboneye, ejo watangira guhura n'ibibazo, watangira kubona ibintu bitagenda neza, ukavuga ati Imana yagukuyeho amaboko, uvuga uti byagenze gute, kandi ari wewe ubwawe watanze ubugingo bwawe, ari wewe ubwawe watanze umugisha wawe, ari wewe ubwawe watanze ibyari ibyawe ukabigurana ubusambanyi. Ndetse ikindi uyu mugore akomeza avuga ko we n'uwo musore, kubera ko bari bafatanyije umurimo, kubera ko bari bahuje ubutumwa, baje kubana mu nzu, abantu bakajya bagira ngo ni umugore n'umugabo. Kandi akomeza avuga ko we n'uyu musore n'ubundi nabo ubwabo hagati yabo basambanaga, gusa bose kuva bari abakozi ba shitani, bose bari bafite ibyo bibaraga, nta n'umwe wagiraga icyo atwara undi, gusa bararyamanaga nabo ubwabo bagasambana. Gusa uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore akomeza avuga ko we yarushaga imbaraga uyu musore. Hanyuma uyu mugore akomeza avuga ko we n'uwo musore babanaga, bose bari bahuje misiyo, batangiye kujya noneho bajyana mu nsengero. Buriya hari igihe mutekereza ko ku rusengero cyangwa se mu rusengero harimo abera gusa, harimo abakijijwe, harimo abatunganye. Buriya na sekibi hari igihe twinjirana, na sekibi hari igihe iba yinjiye ndetse yicayemo imbere muri twebwe kabisa, yituje nta kibazo na kimwe ifite.
Iki rero bajyaga bajyana mu rusengero ariko bakajyana mu gihe amasengesho y'ibanze yarangiye, igihe cyo guhimbaza kirangiye, igihe cy'amasengesho atangira, amateraniro arangiye, ahubwo bo bakinjira muri cya gihe makorari ahagurutse batangiye kuririmba, ndetse no muri cya gihe cyo gusoma ijambo ry'Imana. Aho niho binjiraga rero mu rusengero. Ikintu rero cyabaga kibazanye, bo babaga baje kurangaza abasore n'abakobwa baje gusenga aho ngaho, kugira ngo batumve ijambo ry'Imana, kugira ngo batahe nta kintu na kimwe bumvishije mu matwi yabo. Ikintu bakoraga ni iki rero, aho babaga bicaye bombi uko ari babiri, bahitaga batangira kuganira, abantu bagatangira guhindukira babareba, bagatangira no kugenda baseka, bagahindukira bakabareba. Tayari urumva Sekibi yabaga yatangiye kugera ku mugambi we. Kwa kundi abantu umuntu aza mu kiza cyangwa mu rusengero mukabona yabarangaje, mukabona yabajagaraje, buriya mujye mubitondera, bari abantu baba bafite ibintu by'ibibaraga baragutamenya ibyo ari byo. Rero ikindi cyabayeho, uyu mukobwa yarebaga umukobwa mwiza akahita abaza uriya musore uwo musore ati guhe pasi y'uriya mwana. Umusore nawe ntiyabyangaga. Umukobwa rero amateraniro yasohoka akahita agenda akegera wa mukobwa batanaziranye, bakaganira, hanyuma akahita amubwira ati uriya musore aragushaka. Kubera ibintu by'ibibaraga bombi babaga bafite bya shitani, ubundi umukobwa yaremeraga. Kandi aho ngaho akenshi yabaga ari kuri wa mukobwa n'ubundi w'umunyantege nke utarabatijwe, uraho ugendera mu kigare utazi ibyo ari byo, tayari ukaba ugiye kuri wa musore mukagenda. Ntabwo yatinzagamo ako kanya rwose, yahitaga kujyana akakugeza iwe tayari muhita musambana. Rero ibyo byarakomeje bikomeza bityo, hanyuma igihe kimwe kiza kugera uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore ajya asubira gusenga wenyine. Agiye ari wenyine, yagiye kureba, areba ati ubundi mu rusengero hakorerwamo iki, bigenda gute. Yaragiye ahagarara hejuru muri etaje arareba. Iza nsengero uba usanga zifite ukuntu zubatse, bamwe bicara barimo hasi, abandi bicara bari hejuru muri etaje. Arareba, hari mu muvugabutumwa arimo arabwiriza, ari nako abantu basenga, ari nako basenga. Ariko wibuke ko bo binjiraga abantu barimo babasomera ijambo ry'Imana, ndetse bakinjira mu gihe cyo kuririmba, igihe cyo gusenga kitarimo. We rero yakoze ikosa, ahagarara aho ngaho mu gihe cyo kubwiriza ndetse no mu gihe cyo gusenga, arakomeza arahahagarara. Noneho imbaraga zavaga muri uwo muvugabutumwa zitangira kumukoraho. Mu gutangira kumukora hatangira kugira isere, hatangira kuribwaribwa ahantu hose, za mbaraga z'abadayimoni n'abazimu bose yari afite muri we bashaka kumurwaniramo. Nibwo yumvishije ikijwi kimubwira ati sohoka, ava aho ngaho, genda acika. Ubwo nibwo yasohotse aho ngaho mu rusengero, afatira haragenda. Hanyuma ikindi akomeza avuga ko ibi byose yakoraga iyo yagaruraga ubwenge byaramubabazaga cyane, ndetse nta nubwo yabyishimiraga. Igihe kimwe rero yaje kubona abantu bagenda bavuga bati batanga ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Hanyuma nawe rero yafashe inamba y'abo bantu agira ngo azajye kwivuza abo badayimoni n'abazimu wa mukecuru yari yamushyizemo. Maze rero yagezeyo asanga ni ku mupfumu. Ageze ku mupfumu bamwinjiza mu kazu ko mu gikari, bamwinjije mu kazu ko mu gikari, maze arinjiramo aricara aho wa mupfumu yapfumuriraga. Maze ubundi gusa muri we yaratekerezaga ati ibyo mfite kari abadayimoni, ari amashitani. Umupfumu nawe akaba agira abadayimoni n'amashitani, ubundi ubungubu uyu nguyu ari bunyize iki? Yaragiye rero yinjira muri ka kazu, wa mupfumu atangira guhamagara ngo ba nyina, ba nyirakuru na bande bose, arababwira ati nimutambuke neza, muze mudahubanganya ibintu, mutambuke nta burakari, ibintu nk'ibyo ngibyo bagiye mu bapfumu murabizi. Maze ubundi ibyo byose birangiye, bamaze kuhagera baje bamwitabye, hanyuma ahita amubwira ati hari amafaranga bamwatse kugira ngo batangire kumubwira ibyo sasa n'ikibazo cye, batangire dosiye, batangire kuyigaho. Akimara kuyatanga, hanyuma baba dayimoni n'abazimu baramubwiye ati twebwe nta kintu ngo twakumarira, ahubwo wowe ngo uzajye gusenga, ngo uzajye mu kiliziya gusenga. Bikira Mariya niwe wagukiza ibintu ufite aho ngaho bikugarije. Bivuze ngo byarangiye ku mupfumu bamuhakaniye, yavuyeyo bamubwiye ati buriya abadayimoni nabo bemera imbaraga z'Imana we.
buriya shitani nayo irabizi ko Imana irenze ihambaye bya danje. Rero sinzi ukuntu umuntu uri aho ngaho udafite imbaraga na nkeya yirirwa ahakana ngo Imana ntabwo ibaho, yirirwa ahakana ubushobozi bw'Imana. Ibaze ko no mu bapfumu abadayimoni baje bakamubwira bati wowe uzajye mu rusengero, Bikira Mariya niwe wagukiza ibyo bintu byawe. Ndetse uyu mugore akomeza avuga ko ubundi we yabaga yaryamanaga n'abasore, atajyaga aryamana n'abagabo, ngo gusa hari umugabo umwe gusa bigeze kuryamana, kandi uwo mugabo baryamanye yanamwanduje sida. Bivuze ngo uyu mugore yari yaramaze no kurwara sida. Hanyuma rero uyu mugore yakomeje kugenda ashaka uburyo ibi bintu bimubaho byamuvamo, ngo cyane ko nubwo yirirwaga ku manywa akorera shitani muri ubwo bwose, byageraga nijoro ari wenyine ari gutekereza bikamubabaza cyane, akagira agahinda kenshi, ngo ku buryo kuryama agasinzira bitari gushoboka, ahubwo yabanzaga akanywa amayoga menshi cyane, akabanza akamusaguka akabona gusinzira. Igihe rero cyarageze, uyu mugore atangira kujya noneho rimwe na rimwe ajya gusenga mu barokore, atangira kujya ajya gusenga rimwe na rimwe gahoro gahoro, maze igihe kimwe kiragera yumva ashaka kubireka neza burundu, gakorera Imana, agarukire ajye mu murongo w'Imana. Gusa nanone bwa mbere ajya ku bapfumu, ikibazo yibajije bamubwira ngo azajye mu rusengero ngo Bikira Mariya niwe uzamukiza, yatekereje ko yavukiye mu basilamu, atekereza ko ari umusilamu, atekereza ko nta rusengero azi, yumva biramushobeye. Rero tugarutse, amaze kugenda ajya gusenga rimwe na rimwe, umunsi umwe yaratashye ari nijoro, avuye mu buyobe nk'uko bisanzwe, avuye gukorera shitani, anywa amayoga menshi kugira ngo n'ubundi abone ibitotsi. Yanyweye inzoga nyinshi icyo gihe nk'uko bisanzwe, maze aryamye agiye kumva yumva umuntu araje. Umuntu yaramunize, aramuniga, inzoga zose yanyweye zimushiramo. Agiye kumva ngo yumva ijwi rivugiye ahirengereye, ijwi riremereye, ijwi ryiza ariko rimeze neza cyane, riravuze riti, ryaramuhamagaye mu mazina ye yombi, riramubwira riti va mu byo urimo uzunkorere cyangwa uzicwe na sida. Iryo jwi ryasubiyemo ayo magambo inshuro 3, ati va mu byo urimo uzunkorere cyangwa uzicwe na sida. Uyu mugore yakomeje avuga ko yumvishije amajwi menshi y'amadayimoni yari amurimo, yumvishije amajwi menshi y'amashitani, atari ko nubwo wabaho utarumva na rimwe ijwi ry'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana cyangwa se Imana ivuga ukumva ijwi ryayo risohoka mu kanwa kayo, ati yivuze urabyumva ko ari yo, uhita ubimenya ko ari Imana. Icyo gihe Imana yaramuvugishije ahita abyumva ko ariyo bya nyabyo. Hanyuma ikindi akomeza avuga ko iryo jwi yumvishije ari ijwi ritinyitse, yumva ari ijwi ry'ihumure, yumva ari ijwi rihambaye cyane, ngo kandi ikindi iryo jwi rikimara kumuvugisha, hari imbaraga za sekibi, hari imbaraga z'amashitani zahise zimuvaho. Buri uko yagendaga ajya gusenga cyangwa se buri uko yagendaga yumva ijwi ry'Imana, hari imbaraga z'amashitani zagendaga zimuvaho, amashitani agenda acika intege. Ubwo rero yakomeje urwo rugendo rwo kujya akomeza ajya mu rusengero, yavayo agakomeza akajya muri bya byaha byiwe. Mbese yari atangiye urugendo rwo gukizwa, akajya ajya gusenga rimwe na rimwe, yavayo agakora ibyaha, rimwe na rimwe abadayimoni bakarara bamukubita, bakarara bamuniga. Hanyuma ariko kwemerera Yesu ngo amukoreshe byo byari bitaraza, yari ataremerera Yesu ko amukoresha. Mwibuke ko ijwi ry'Imana ryaje rikamubwira ati va mu byo urimo unkorere cyangwa se uzicwe na sida. Ibyo yari arimo agerageza kubivamo, ariko ataremerera Imana kuyikorera, ataremerera gukorera Imana. Hanyuma ikindi akomeza avuga ko muri urwo rugendo rwo kugenda akizwa yahuye n'ibyago byinshi cyane, birimo no kurwara cyane, dore ko yaje no kurwara mu kiziba cy'inda, aho mu nda ye havagamo aside ku buryo umwenda w'imbere wacikaga ntiyongere no kuwambara. Gusa gahoro gahoro yatangiye kugenda abona ubuntu bw'Imana, atangira kugenda abona uburyo Imana ari nziza, Imana igenda imugirira neza gahoro gahoro, ari nako n'amashitani amurwaniramo. Urumva nubwo yari ari kugenda akizwa, igihe cyaje kugera noneho aza kubatizwa, za mbaraga z'amashitani, za mbaraga z'umwijima hafi ya zose zicika intege. Gusa zisa nubwo zacitse intege ndetse bikanamusohokamo, ntabwo byagiye kure ye. Buriya ngo iyo wakoranaga n'amashitani, iyo akuvuyemo aguma hafi yawe,
ku buryo mu gihe uzaba gatoya uri mu mbaraga nkeya amashitani azahita yongera akakwinjiramo, kuko avuga ko ubwo bamusengeraga amashitani akamusohokamo yamusohotsemo avuga ati turagiye kandi tuzagaruka. Ndetse nanone ngo iyo yabaga aryamye nijoro yajyaga kumva ya mashitani aragarutse ari menshi cyane mu majwi menshi cyane, yari afite amashitani menshi cyane amukoreramo yamuvuyemo, akagaruka ari menshi cyane avuga ati tukugarutsemo. Icyo gihe yahitaga abyuka agasenga akambaza Imana ya mashitani akagenda. hanyuma ikindi ya mashitani yaramucungaga nijoro akimara gusinzira, akarara amuvunagura ahantu hose, amucomoramo amaguru, amuvunagura amaboko, amugubanura ijosi, bugacya yavunaguritse ahantu hose, bugacya acumbagira abantu bose bakabireba bikabacanga. nguko uko mu rugendo rwe rwo gukizwa, mu rugendo rwe rwo gutandukana na ya mashitani byari bikomeye. Ndetse ngo hari ahantu imbere yaho gato hari ahantu yigeze kujya gusengera, maze baramuhanurira baramubwira bati, bamubwiye ibye byose, bamubwira n'iby'iwabo byose, kandi aho hari mu gace batamuzi. ndetse baramubwira bati n'ikimenyimenyi ugisohoka hano papa wawe araza kuhita aguhamagara. kandi ikindi gitangaje ngo uko yagendaga ajya mu bintu by'agakiza, ajya mu bintu byo gusenga, ise yagendaga ahomba gake gake, ubutunzi bwe bugenda bugabanuka. gusa agisohoka aho ngaho mu rusengero nk'uko bari babimubwiye, akirenga nka metero 20, ise yahise amuhamagara, yahise amubwira ati nta mwana wanjye n'umwe ujya ujya muri ibyo bintu. kandi ikintu gitangaje, nta makuru na makeya ise yari afite y'aho umwana yagiye. bivuze ngo ise nawe yakoranaga n'ibi bintu by'ibidayimoni by'ibibaraga kugira ngo bijye muri uyu mwana, nawe ise ashobora kuba yari yarabigizemo uruhare. hanyuma aramubwira ati ibyo bintu nutabivamo ngo ugaruke, ndahita nkubyaruka, ndahita nkusiba mu bana banjye. gusa yanze kumwumvira n'ubundi akomeza ajya gusenga gahoro gahoro. ndetse uyu mugore akomeza avuga ko muri urwo rugendo rwo gukizwa yasubiye n'ubundi kubana na mama we, ndetse na wa mwana we yari yaranze, ari nabwo noneho yagize urukundo rwo guha wa mwana, aribwo yakunze wa mwana noneho, kubera ko bya bibaraga by'amashitani byamubuzaga gukunda umwana we bitari bikimurimo, yari yaramaze kwakira agakiza, none hasigaye agendera mu murongo w'Imana. gusa nubwo byari bimeze gutya, amashitani yahoraga mwataka bya buri munsi, kuko hari ubwo yapangaga gutanga ibya 10 n'amaturo, abadayimoni bakaza bakamubaza bati none se kuri gupanga gutanga icya 10 twebwe uraduha iki? hanyuma bugacya wa mwana yarwaye, ya mafaranga yari kujya gutanga mu bya 10 n'amaturo akahita ajya kuyavuza wa mwana. uyu mugore akomeza avuga ko nubwo amashitani yamwatakaga bigeze aho ngaho bitamuciye intege, yarakomeje arasenga cyane. kandi muri uko gusenga cyane isi yari yaramwanze burundu, kuko ntiyashakaga no kumva ibyo bintu bye by'uko yakijijwe, atakiri umusilamu, yagiye mu barokore. hanyuma rero ibyo byose bimaze kubaho, yakomeje mu nzira z'agakiza, akomeza gusenga cyane, yinjira muri korali, atangira kujya avuga ubutumwa gake gake, gahoro gahoro, Imana igenda imushyiramo ijambo ryayo gake gake, biza kurangira atangiye no kujya agenda atanga ubuhamya hirya no hino mu nsengero. ubu ngubu akaba agenda atanga ubuhamya hirya no hino, avuga ahantu Imana yamukuye, avuga uburyo Imana yamukuyemo amashitani atagira umubare. hanyuma ikindi uyu mugore avuga ko ahagana mu rukenyerero rwe hejuru, neza mu rukenyerero, hari ahantu muri we bari barafashe ibintu by'imiti bashyiramo. iyo miti bari baramushyizemo rero yajyaga ikorana na za mbaraga z'abadayimoni, zikamubashisha gukora bya bindi byose yakoraga, kuko uko bagendaga bamusengeramo aho ngaho haramuryaga cyane, ibyo bintu bamushyizemo bigenda bimuvamo gahoro gahoro gake gake. hanyuma uyu mugore akomeza avuga ko igihe cyaje kugera
atangira kujya agenda ateretwa cyangwa se arambagizwa n'abasore batandukanye. Gusa iyo wamurambagizaga cyangwa se ukamutereta uri umunyantege nke, abadayimoni bahoraga bagenda kuri uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore baragukubitaga bakakuvunagura bya hatari, baraguteraga bakakuzengereza. Rero mu basore bose bagerageje kumurambagiza, bakeya nibo babishoboye, nabwo babaga bari abanyembaraga basenga bambaye imbaraga z'Imana. Muri abo bose bamurambagizaga rero harimo uwo Imana yamwemereye ko cyangwa se yamweretse ko bagomba kubana. Ubu ngubu bakaba baragendaga banasengana hirya no hino rimwe na rimwe. Rero baje kubana ariko babana badakoze ubukwe, cyane ko nta bushobozi bari bafite. Kandi ikindi yabwiye ise ko afite ubukwe, yaramubwiye ati weho n'uwo musore mugiye kubana nimuze mugaruke mu idini ya Isilamu, mugaruke mwongere mu b'Abasilamu, hanyuma nzabashyingira. Bitabaye ibyo narakubyarutse, nta nubwo ubukwe bwawe nabuzamo, ntabwo nagukorera. Birarangira umukobwa aguma mu gakiza, abana n'umugabo we. Gusa mu kubana n'umugabo we baje kubyarana umwana, maze mu kubyarana umwana gusa Imana ikaba yari yaramuhaye isezerano ry'uko imuhaye umwana w'umuhungu w'isezerano, nubwo we yifuzaga kubyara umukobwa. Ubwo ngubwo igihe cyaje kugera, iminsi iricuma, ari nako akomeza kugenda asenga, yarinjiye mu gakiza, ariko ibigerageza ari byose. Gusa uko yagendaga asenga gahoro gahoro, abadayimoni bagendaga bamuva inyuma, bareka kugenda bamukurikirana, maze biza kurangira na wa mugabo we bitagenze neza. Nubwo bwose yasengaga n'ibigeragezo ntibyaburaga, wa mugabo we ntibyaje kugenda neza. Umugabo we yaje kwiga ingeso zitari nziza zo kumuca inyuma, zo kutashaka kumuganiriza, zo kutamuha urukundo. Biza kurangira wa mugabo ndetse anirukanye umugore we. Umugore akomeza avuga ko icyo gihe umugabo amwirukana yasubiye kwa mama we, n'umwana aramujyana. Bivuze ngo mu gusubira kwa mama we yajyanye wa mwana yabyaranye n'uwo mugabo, asangayo na wa mwana yabyaye mbere yigeze kubyarana na wa musore yatubwiye, bahoze bakundana bakiri batoya. Hanyuma rero ubwo ngubwo abaho ngaho n'abana be babiri b'abahungu, maze atandukana n'umugabo gutyo. Uyu mugore akomeza atubwira ko uyu munsi abana na mama we n'abana babiri b'abahungu, ndetse ubu ngubu bakaba bakijijwe neza rwose, barasenga nta kibazo bafite. Imbaraga z'amashitani n'abadayimoni byabavuye inyuma, byaragiye, nta mbaraga bikibafiteho kubw'isengesho Imana yahinduye buri kimwe cyose. Ubu ngubu rwose we na mama we n'abana be babiri b'abahungu bameze neza, barasenga, ni abarokore. Ubu ngubu ni umuvugabutumwa, agenda atanga ubutumwa hirya no hino, ndetse ari nako atanga ubuhamya bw'ibyo Yesu yamukoreye, bw'aho Yesu yamukuye, ndetse ari nako agenda abwira urubyiruko rugenda rwigiraho, cyane ko dore ko yari yaratumwe ku basore kugira ngo ajye atwara ubugingo bwabo n'umugisha wabo abijyane ikuzimu. maze ikuzimu kwa kundi abapfumu bajya ikuzimu, abandi bantu nabo bajya ikuzimu, cyangwa se bajya ku bapfumu bajya gusaba imbaraga, ubutunzi, amahirwe n'ibiki, bya bindi bano baba baragiye bambura abo baryamanye nabo bakabyihera, abo ngabo baba bagiye kubyaka kwa shitani. Ndetse wibuke ko na wa musore bigeze kubana yari yaratumwe ku rubyiruko rw'abakobwa, nawe yakoraga ubutumwa ku bakobwa, agenda aryamana nabo batera inda z'abakobwa, kugira ngo shitani azabone abana b'abakobwa azakoresha mu murimo we wo kugenda atwara ubugingo bw'abantu, imigisha yabo n'ubutunzi bwabo abijyana kujya abiha abayobotse inzira ze bakajya kubimusaba. Rero ahangaha ubu buhamya nizere ko hari icyo budufashije, hari umwanzuro bugiye kuduha, hari umurongo bugiye kuduha tugomba kugenderaho muri ubu buzima, kuko imyitwarire mibi dushobora kugira, cyangwa se intege nke tugenda tugira mu gusenga, rimwe na rimwe zigenda zitugiraho ingaruka. Twahura n'abantu nk'aba ngaba bambaye imbaraga za shitani, bambaye imbaraga z'umwijima, rimwe na rimwe kubacika bikatunanira. Mwibuke ko aba ngaba icyo bakoraga n'ubundi bayobyaga babandi babaga bari aho bagendera mu kigare batambaye imbaraga z'Imana, babandi babaga bari mu rusengero cyangwa se bitwa abakristo ariko batarakizwa bya nyabyo, bakiri aho mbese bajenjetse. Abantu nk'aba ngaba nibo aba ngaba bageragaho bagakoraho ubutumwa, cyangwa se bakabasohorezaho imirimo babaga batumwe na Sekibi.
ndetse ikindi uyu mugore asorezaho asoza avuga ko hari inzu iwabo bagiraga bari barashakiye umukiriya imyaka myinshi yarabuze umukiriya, maze we na mama we baje kuyibamo, mu kuyibamo hanyuma abadayimoni bakajya babatera, hanyuma bakababuza amahoro. Gusa baje gusengera muri iyi nzu, barayisengera, batera amazi y'umugisha, amadayimoni n'amashitani yari ari muri iyi nzu asohokamo avamo yiruka, kuko icyo gihe basengera iyi nzu kugira abadayimoni n'amashitani ayirimo avemo, havuyemo ikiyoka kinini cyane kiraza gihagarara impande y'uyu mugore. ngo yari asenze arasenga cyane, yambara imbaraga z'Imana, yambara imbaraga z'umwuka wera, arasenga cyane, cya kiyoka aragicira, arakivuma, aragituka. Cya kiyoka cyagiye kirukanka kijya iwabo, ngo cyaragiye cyinjira mu maguru ya se. Maze ako kanya nyuma yo gusengera aho ngaho abadayimoni bavuye muri iyo nzu, cya kiyoka nacyo cyagiye cyinjira mu maguru ya se, maze ise nyuma aza kuza kureba wa mukobwa, aramutunganya, aramutuka cyane, ati ndakuvumye, ndaguciye mu muryango, ngo ni gute ukora ibintu nk'ibi ngibi, nta mwana wanjye wigeze ukora ibintu nk'ibi. Bivuze ngo na se yakoranaga n'ibi bidayimoni cyane. Rero inshuti bakunzi ba Iber Entertainment, icyo nabasaba ni uko mwaba maso mugasenga, ndetse mukirinda ibintu byo kujya mu bapfumu mujya kuraruza y'amagini n'amashitani, mutazi ngo ibi bintu tuba tujya kuzana bifite ingaruka ki ku buzima bwacu, cyangwa se ku miryango yacu, cyangwa se ku bana bacu tuzabyara. Akomeza avuga ko nyuma yo kwirukana abadayimoni n'amashitani byabaga muri iyo nzu, habonetse umukiriya, noneho iyo nzu ikagurishwa. Ndetse akomeza avuga ko nyuma y'uko icyo kiyoka cyinjiye mu maguru ya se, iyi se yahise amugara, atongeye guhaguruka ahari. Rero inshuti bakunzi ba Iber Entertainment, ubuhamya twabagezagaho uyu munsi ni ubwo ngubwo bw'uyu mugore wari warashyingiranwe n'ikidayimoni cy'igikecuru bajyaga basambana, cyari cyaramubujije gushaka, cyari cyamubujije kuzabyara. Gusa mwumvisha ukuntu yabaye umukozi wa shitani, ibyo bibaraga n'uwo mukecuru bikamukoresha ibyaha byinshi cyane. Gusa nyuma Yesu yaje kumutabara, nyuma Yesu yaje umufata amuhindura umukozi w'ubu ni umuvugabutumwa, agenda avuga ubutumwa hirya no hino, agenda atanga ubuhamya. Ubuhamya ushobora kuba warabwumvishije, cyangwa se ari ubwa mbere ubwumvishije. Gusa byaba ari ubwa mbere ubwumvishije, byaba atari ubwa mbere, ibi ngibi ni iby'ingenzi, ni iby'agaciro kubyumva, ndetse biradufasha no gufata umwanzuro w'uko tugomba kwitwara muri ubu buzima. Rero wewe utarakora subscribe, kora subscribe hano kuri channel ya Iber Entertainment, kugira ngo ibiganiro byose n'ibindi byose tuzajya tubategurira bijye bibasha kubageraho 5 kuri 5. Mukore like, share na comment, ni ibintu by'agaciro, ni ibintu by'ingenzi. Mwumvaga nitwa Iber. Ciao ciao.